iriya mihango ngo iyo bivuyemo waciye inyuma iryo sezerano hari imivumo utahana ku buryo igukurikirana ubuzima bwawe bwose. Noneho niba yari padiri bigatuma abakobwa bagutinya, wajya gushaka bakavuga ati ibiriya mivumo izatuma tutabyara. Ibyo ngibyo twabwira abantu iki? Kuba nk'umukobwa kuzaba mu busaseredoti iteka birabigenze bite? Izo mpungenge ushobora kuzigira turiya muntu ko umuntu atari uwanjye. Yego. Ashobora no kuvutekereza atari ku bundi ko nabyo atabishoboye, gihe tubanye byo azabishobora. Nabyo ashobora kwitekereza. Erega umuvumo burya nawe ujyana nuko ubanye n'Imana wo ku giti cyawe. Yego. Iyo ubanye n'Imana ari kuyibeshya mu by'ukuri uri kwikurira umuvumo. Uwo muvumo bakunzi ba Emipro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo nkuko nkunda kubivuga, abari mu Rwanda ndetse n'abadiaspora, Kristo Yezu akuzwe. Padiri wacu dukunda ubu noneho namusuye, namusanziwe Ishyorongi. Murabona ukuntu ari heza byahatari, ahubwo niho nzayamhora nza. Ni heza byahatari, muraza kutubwira namwe muri commentaire niba ari heza. Padi muraho? Muraho. Yego. Umwaka mushya muhire. Twese hamwe. Mwadusuhuza rwose, ugasuhuza abakunzi bawe, abanyamuryango ba Emipro Media, twari tugukumbuye. Bavandimwe mudukurikiye, ndabaramukije kandi mbifuriza umwaka mushya muhire. Ni Padiri Jean Pierre Rushegeshiki n'ubundi mukunze kwita Pierrot. Ndabaramukije, mugire ibihe byiza. Yego. Komeye cyane. Murakoze. Padi, mu minsi yashize wari wahimbye akaririmbo uri gushimira Yezu ko yakoze. Bigeze hehe se, umusaruro wabaye uwuhe? Yewe ndabonye abantu bagakunze. Akaririmbo kitwa Warakoze Yezu, karirimbye mu njyana ya Kinyarwanda. Hanyuma nabonye abantu bagashima mu byo bagiye bambwira bati kararyoshye. Ubwo rero umusaruro wa mbere n'uwo nguwo. Yego. Ko biryohera abantu. Ubwo abo kuri Emipro Media bayirebye turabashimiye, n'abatarayireba nabo twabashishikariza kujyayo rwose. Yitwa Warakoze Yezu. Kandi buri wese Padi afite ibintu yashimira Yezu. Buri wese mu mateka ye yose yanyuzemo ubuzima, no mu mwaka ushize kuko turacyari mu ntangiriro z'umwaka mushyashya. Yagira ibyo ashimira. Yego. Yewe no mu bibazo umuntu aba yarahuye nabyo, Yezu ari ukuntu aba yarahabaye, akakubanira rwose, akagufasha, akagukomeza. Buri wese afite icyo ashimira. Iriya ndirimbo nubwo ari ngiririmba, nubwo ari njye wayihimbye, ariko buri wese yayigiriye. Bajya rero kuri Ndanguruye Ijwi TV. Yego. Bayisangaho. Ndanguruye Ijwi TV ni shene yawe ibiriho indirimbo zawe, ugiye kujya ushyiraho n'ibiganiro. Yego. N'amamisa byose. Byose bizajyaho. Padi, muri wamaze nk'iminsi nk'ibiri uyisohoye iriya ndirimbo yawe Warakoze Yezu uri gushimira, kuri shene yanjye nakiriye umuntu witwa Scholastic. Yambwiraga ko amaze iminsi donc yari amaze amezi 2 mu kwezi kwa buki, ariko yari umubikira, none yari ari mu kwezi kwa buki. Yego. Icyo kiganiro waba warakibonye Padi? Narakibonye, ariko sinabonye umwanya uhagije wo kucyumva ngo nyitangire nkirangize, ariko nacyumvishe igice gitoya. Kubera ko nari ndi muri Rwinshi, muri paruwasi, dufite ibintu byinshi turimo by'ubutumwa, bituma ntakirangiza, ariko narakibonye nawe n'isura ye ndayibona ubu ngubu. Yego. Padi, impamvu mbikubajije ntabwo ari ko ndi umunyamatiku. Hari nyine amakomenti maze kwakira abantu benshi cyane bahoze mu buzima bwo kwiha Imana cyangwa bari mu nzira yabyo. Urumva we yari masere, yari umubikira ariko atarasezerana burundu. Ariko hari n'abandi twagiye tuganira, witwa Marius wari ugiye kugera ku budiyakoni, witwa Frodoari, Ruzigamanzi Robert, hari n'undi ntibuka izina rye neza ujya wandika ibitabo kuri Rugamba Spiriani, n'abandi benshi, hari nabo nawuzi.
noneho buri gihe uko dukoze ikiganiro n'abo bantu muri komenti abantu hari ukuntu uhita ubona abantu batishimye nyine abakristo basanzwe batabyishimiye. Impamvu nagusuye rero nkagusaba iki kiganiro ni ukugira udusobanure kuva mu bihaye Imana mu bupadiri cyangwa mu bubikira ni icyaha se, umuntu abagendesheje se ko hari n'abavayo umuntu akavuga ati uriya muntu ntuzamukunde, urumva tuvuge niba wari umufaratiri cyangwa upadiri ukavamo uzakenera yenda kubaka urugo, niba uri umubikira uzakenera umugabo. Bamwe bakavuga bati hoya bari abantu baba barabavumye, hari imihango baba barabakoreyeho ikabashyiramo izindi mbaraga ati bari abantu timunashakanye ntimwabyara. Ubwo ngubwo niyo mpamvu navuze ngo reka nzaze mbariza abantu bose bibajije ibyo bibazo mu makomenti agiye yo mu bihe bitandukanye. Umwanya n'uwawe kuva babyita kuzuka, kuva mu buzima bwo kwimana ni icyaha. Kubyita kuzuka bya bindi by'ikiganiro, kuko ubundi izuka ryo niri tuganisha mu bugingo bw'iteka, ni igiparu nyine abantu babiterera. Hanyuma rero wenda twanaga abantu twabashyiramo n'ibyiciro bitandukanye, kuko hari nk'abuvuze nanjye nzi bari abaseminari, abaseminari bakuru, yego, bari bari mu nzira igana ubusaserdoti, bagera mu nzira bakabihindura, aho nta cyaha nta nikosa narito, ahubwo rimwe na rimwe hari igihe wanamushima kuvuga uti wenda wiyumvisemo inyota yo kuba padiri, ariko uko bakwigisha, uko bagufasha muri formation, baguha uburere uganisha ku busaserdoti n'amashuri uba wiga, urisuzuma neza usanga wenda ibyo wiyumvaga atari ukuri, ko niyo formation uhabwa iragufasha kureba niba koko uri mu nzira nyayo. Yego, wese uri mu nzira nyayo, cyangwa n'ijwi ry'abaringa rindi, cyangwa se wabyibeshyeho. Ushobora kwibeshya ku kintu. Ni nk'uko hari umusore n'umukobwa basezerana ku bana, bakabisezerana, ariko uko bamarana iminsi wenda bashobora no gutangira no kwiga, bakundi biga kuri za paruwasi, bagera hagati bakavuga ati iyo twaribeshye, najyaga nibeshya ko ngukunda nsanga ntagukunda. Yego, cyangwa se nsanze wenda uburyo numvaga gushaka nari mpubutse. Basezeranyeho rero batarashyingirwa ntabwo bavuga ngo bakoze icyaha, ahubwo hari igihe washimira ukavuga uti nka kwa kundi abantu baba bari nko mu nzira yo biga nka kwa kundi ngo kuri Communauté de l'Emmanuel, bo baragiye bakundana, bamara kwiga amasomo runaka bakavuga ati siko menya ntagukunda, menya ahubwo ari njye wikundaga kurusha uko ngiye ngukunze, bagafata icyemezo bagasezeranaho mu mahoro, bakakubika inshuti zisanzwe z'ubuzima, ariko ibyo kubana byo bitagihari. N'abari mu maseminari makuru rero aba ari umwanya wo kwiga amasomo turayiga, ariko muri formation uhabwa no kurushaho kwiyinjiramo na Roho Mutagatifu akagufasha. Tugira n'abayobozi ba roho, yego, muri direction spirituelle nk'uko tubyita, direction spirituelle ikagufasha kugira ngo ugende ureba neza koko ibyo urimo, utumvise zabaringa utahubutse. Iyo agiye rero nta kibi abakoze, hari amazina nk'abantu nka batatu uvuze numva bagarukiye mu nzira, ariko nta cyaha babaraho, nta cyaha ahubwo nyine ni iyo formation bahawe yarabashunguye, irabashungura, igenda ikuramo ibijyanye no kwibeshya, noneho babona ko umuhamagaro wabo atari uwo, bajya mu wundi wabo. Hanyuma noneho ku bijyanye n'ababikira, n'uwo mubikira wavuze nawe atarasezerana burundu akitegereza akabona nawe ashobora kuba atararebye neza, cyangwa se bamufashe kubona neza, akaba yafata icyemezo akagenda, nawe ntabwo namubaraho icyaha, pe. Yego, tujye wenda no kuba padiri. Iyo umuntu yabaye umupadiri, ubwo tugeze ku cyiciro cya kabiri, turi kuvuga ku cyiciro cy'umuntu uri mu nzira, tuvuge mu nzira yo kuba umupadiri cyangwa umubikira cyangwa gushyingirwa, akageramo hagati nyuma y'amasomo avuga ati nyuma y'ibyo maze kwiga ndi kumva ngomba kubihagarika narayobye. Ntabwo nabyita ko maze kureba neza. Roho w'Imana yaramfashije, formation iramfasha, abanyobora kuri roho baramfasha, ngeze aho mbona neza ko
inzira nari ndimo baramurikiye mbona ko inzira nari ndimo atari yanjye ngiye rero mu wundi muhamagaro wanjye. Yego. Ubwo none tugeze ku muntu wamaze gusezerana noneho. Wamaze gusezerana abarenze ku masezerano yagiranye n'Imana na Kiliziya, byo ntabwo nabica ku ruhande. Yego. Abarenze ku masezerano yagiranye na Kiliziya ndetse n'Imana. Imana niyo ya mbere kuko Kiliziya ari Imana. Ariko nawe ntabwo nahita nihuta cyane ngo ngiye guca urubanza ngo mvuge ngo icyaha. Kuba yarenze ku masezerano byo biragaragara. Ubundi nk'umusaseridoti umusaseridoti ahitamo ku musaseridoti iteka. Unyibukije ahubwo abantu twize mu kigo kimwe cy'amashuri ya primaire, nagiye mu gipadiri noneho bakajya bakeka ko ngo nzakimaramo nk'imyaka nk'itanu cyangwa 10 ubundi ngo ngataha ukayora nk'amafaranga. Ubundi bana bivugaga turi yagiye gushaka amafaranga namara kuyagwiza azavamo aze kuri business cyangwa ashake n'umugore nibi. Noneho rimwe baza no kumbaza ko tubona utavamo nibyo nabyanjye kugira ngo nanjye mumvishe kandi ko barimo kwibeshya. Narabwiye nti se wowe uzatandukana n'umugore wawe ryari? Tuyate tuzabana iteka kugeza ku rupfu. Nanjye rero ndumusaseridoti kugeza igihe yewe nzavira kuri ubuzima no mu ijoro hari umusaseridoti bishobora gukomeza wa mugani wa mutagatifu Thomas Bakwine. No kuvuga iki rero no kuvuga ngo ikuba kubigaragara yarenze kuri ayo masezerano iby'icyaha n'Imana ibimenya. Iby'icyaha nta Imana ibimenya. Ntabwo burya uyutare mu mutima w'umuntu ngo umenye icyaha bimuteye. Ashobora kuba afite impamvu udashobora kumva muri aka kanya. Yego. Keretse azi gusangije cyangwa se n'Imana iri muri mutima ikabibona. Harimo wowe bicumuriyemo ariko harimo n'undi wenda ushobora kuba afite impamvu zikomeye kuko nzi ko hari n'ababisaba. Akabisaba Kiliziya kandi agasaba ko bamusubiza mu rwego rw'abarayiki. We akabisaba ku bushake kubera ikibazo ashobora kwerekana gikomeye gituma adashobora gukomeza ubutumwa bwe. Ndetse ari n'abasaba icyo bita laïcisation. Niba wari umupadiri ugasaba laïcisation ni ukuvuga ngo ni igikorwa kigusubiza mu barayiki, ukaba ushobora kongera kugira uburenganzira yewe no kuba washaka. Yego, birashoboka. Ubundi uvuyemo n'umusaseridoti ntago washaka, ntago kiziyagushingira. Kuko byaba bihabanye n'isezerano wagiranye n'Imana ryo kuba umuseribateri iteka. No kuvuga iki rero no kuvuga ngo ngiye ntago navuga ngo ni icyaha. Iby'icyaha rega burya bimenywa n'Imana. Wenda na nyir'ubwite nawe ashobora kuba bizi ko yacumuye, ariko ngiye ubirebera ku ruhande icyo nkora no gukomeza gusenga nkamusabira nanjye nkisabira, ariko ibyo guca urubanza byo ntabwo nabijyamo. Nabo barayiki wenda bakora izo commentaire cyangwa comments nkuko tuvuga mu Cyongereza, bagiye babishyiramo urukundo, bagiye babishyiramo koroshya, bagiye babishyiramo icyo nakwita kudapfa guca urubanza wihuse cyane. Biratubabaza iyo bibaye kuko ntabwo aribyo tuba dushaka. Ngeka ko nawe yagiye kugenda itagenda yishimye, haba harimo akantu kagahinda ndetse wenda n'amarira simbizi ariko sinkabye nanjye, ariko ntabwo aribyo tuba twifuza. Ariko iyo bibaye ahubwo n'umwanya wo kurushaho gusenga, kumusabira natwe twisabira, kandi noneho n'ababireba ntibakajye bareba abapadiri gusa, bajye bareba no hanze hagati y'abashakanye. Burya abantu iyo babana tuba twifuza ko babana iteka kandi nako baba barasezeranye imbere y'Imana na Kiliziya bagomba gutandukana n'urupfu gusa. Kugira ngo urabizi ko Kiliziya itagira gatanya. Kiliziya ntigira gatanya. Iyo mwashakanye wowe warabyemeye, tuvuge wowe witwa Emmanuel reka ngushyingire n'umuntu witwa Christine ariko twiganirira, uravuga uti ngewe Emmanuel nemeye ko wowe Christina umbera umugore kandi ngusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ibyo nzakubaha kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Ikizakuraho iryo sezerano n'iryo sakramento n'urupfu gusa, kandi mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye. Kuvuga ngo indwara zose zo ku mubiri n'indwara zose zo kuri roho, nuba n'umusinzi, nuba n'umujura, nunanca inyuma, nunabyara hanze, ni we mugabo wanjye, ni we mugore wanjye. Nicyo abantu baba basezeranye.
ntabwo rero ushobora kuza mubwira kiliziya ngo mu ntandukanye n'umugabo cyangwa n'umugore hanyuma se bya bindi wasezerana n'Imana n'ibi ariko nabo iyo hari igihe batandukana bikaba birimo icyaha, ariko hari n'igihe bashobora gutandukana ngewe nkavuga ibyo ni iby'Imana, ntabwo nta rubanza ndibuze guca, nta rubanza ndibuze guca cyo gukora nyine. Hari n'uburenganzira umuntu aba yiyatse, abashakanye batandukanye ntibapfa kwegera ameza matagatifu batabanje kunyura mu nzira ibibemerera. Ndumva ari uko umuntu yabisobanura. Iby'urubanza ndabyihorera, ngasigara nsenga, ngasigara mbatura Imana, kandi ngewe mparanira ko ibyo nasezeraniye Imana rya sakramento nahawe nkomeza kubana naryo mu budahemuka, nkakomeza guharanira ko ndibamo uko nabisezeraniye Imana, uko nabisezeraniye Kiliziya, nuko bikwiye kugenda. Ni umwanya wo gusenga no gusabira abandi. Padi, ko bavuga ko ibyo ndabyumvise ko ntabwo aba yakoze icyaha, ahubwo aba aciye inyuma isezerano yagiriye Imana na Kiliziya. Nk'uko ubwo ntabwo navuze ko ataba adakoze icyaha, navuze ko iby'icyaha ari iby'Imana. Niko yego, gusa twebwe icyo tubona nuko icyo ikigaragarira twebwe dukurikije ibyo twabonye n'ibyo twumvise, warenze ku isezerano wagiranye. Ariko iby'icyaha burya tujye tubirekera Imana, tureke guca urubanza. Ibyo ubanza byo byihorere, cyo gukora nyine hari uburenganzira uba wibujije. Buriya avuyemo nk'umupadiri ntaga mu gitondo yazinduka ajya guhaza cyangwa guhazwa, nabyo bigira izindi nzira bizacamo ndende. Abashumba ba Kiliziya bakaguherekeza kugeza no kuri laïcisation navuze. Padi, kandi ntihabwa bose, ushobora kwisaba ntihabwa. Abakristo hanze aha ngaha duhita dutangira kuvuga tuti, urabona tuvuge nko kugira umuntu abe umupadiri, hari imbere y'uko abapadiri ubuhereza ubusomyi, hari imihango mubakoreraho n'ubudiyakoni n'amavuta mugenda mubasiga no kugira ubaye padiri. Hanze rero twe dukeka ko iriya mihango ngo iyo bivuyemo waciye inyuma iryo sezerano, hari imivumo utahana ku buryo igukurikirana ubuzima bwawe bwose. Noneho niba yari padiri bigatuma abakobwa bagutinya, wajya gushaka bakavuga ati ibiriya mivumo izatuma tutabyara. Ibyo ngibyo twabwira abantu iki? Kuba nk'umukobwa ashobora kugutinya uramutse umusabye ko mubana, yego ndabyumva. Ushobora kuvuga ati se ureba umuntu kubona ko yarasezeraniye Imana kuzaba mu busaseridoti iteka, birabigenze bite? Izo mpungenge ushobora kuzigira turiya muntu ko umuntu atari uwanjye. Yego, ashobora no kuvuga utekereza atari ku bundi ko nabyo atabishoboye, igihe tubanye byo azabishobora, nabyo ashobora kwitekereza bikatuma yagutinya. Avuga ngo ntimwabyara, byo simbihamye, kuko nabonye bavuyemo ariko bageze hanze baranabyara. Hari n'uwo nzi ufite umwana wenda kungana nanjye. Ibyo by'umuvumo se, umuvumo muvuga nk'abapadiri, umuvumo muvuga erega umuvumo burya nawe ujyana nuko ubanye n'Imana wowe ku giti cyawe. Yego, iyo ubanye n'Imana ari kuyibeshya, mu by'ukuri uri kwikurira umuvumo. Uwo muvumo ushobora no kugirwa n'utavuyemo ariko kubeshya nabyo birashoboka, ataranagiye. Ushobora gushyingirwa ariko nubwo ubanye n'umugore umubanye mucengana, umubwira ko umukunda ariko mu by'ukuri nta rukundo, nk'uko wabanye na Kiliziya uyicenga. Cyangwa nk'aba bandi bashakana kubera amafaranga, akavuga ati niba Christine akavuga ati Emmanuel, nabutanze urugero kuri Christina, abitwa ba Christina bambabarire n'urugero. Uwitwa Christine akareba Emmanuel nk'aho ati uyu musore nk'uyu ngo uko mbona afite amafaranga menshi ra, mu by'ukuri si mukunda ariko amafaranga yo wenda yashaka, akaza akabana nawe, abari kwikurira umuvumo. Umuvumo ntabwo ari wagiye gusa, ushobora no kuba uri mu byo wakwita isezerano ariko mu by'ukuri utaririmo mu by'ukuri. Ushobora no kwiha Imana wenda birashoboka, ariko mu by'ukuri bitagufasheho. Hari izindi nyungu waje ushakisha, uretse ko mpamya ko iyo uhageze utazibona. Uvuze ngo ngiye kwiha Imana kugira ngo nzabone amafaranga, nicyo kintu cya mbere wahabura, ntayo wasangayo. Ariko uri kwikurira umuvumo kuko uri kubeshya Imana, kandi Imana ntibeshyeka. Wenda abantu bo wababeshya, ariko si Imana wayibeshya. Wa undi wagiye hanze rero wavuyemo, sinavuga ngo afite umuvumo, ibyo ni iby'Imana. Cyo kora nawe aramutse yaravuyemo nawe atabitekerejeho, nawe bisa nk'umukino, ubwo n'umuvumo wazamo nyine, kubera ko icyaha n'umuvumo bifitanye isano.
bifitanye biragendana naho kuvuga ngo uriya muntu ntiyabyara yewe niyo yahinga imyaka ntiyakwera byo n'ibindi tugiye mu bya superstition kandi ntabwo ari byiza donc ari amavuta mwarabasize abo bavamo n'imihango mwabakoreweho ntabwo bibakurikirana ku buryo bubi ntabwo imana yacu ari uko iteye imana yacu ntabwo ari imana ikubitaye kugira gute ngo wageze gutya imana yacu bya mbere ni imana y'impuhwe ahubwo wowe ubwawe niwe ushobora kwicira urubanza bikarangira koko uwo muvumo ubonetse ushobora gukora igikorwa nyine wenda kirimo guhubuka kirimo ibintu bitari byo nawe ukabyumva ko ibintu wakoze atari byo ukabaho nabi kubera ko nawe uhora wicira urubanza ufite ipfunwe mu bantu icyo akaba aricyo nakwita ahubwo umuvumo nyawo kuko nyine ufite ipfunwe ntibisanzuye urabona ko warenze ku masezerano kandi wenda bitari nakwiye warahubutse cyangwa se watata igihango mu bundi buryo icyo gihe umuvumo kuko uri nawo ariko atari uko abantu batekereza niba ari ibyo inkuba yajya bakubita bose ariko ahageze n'uwikubita ntibazakeke ko ariko ari wa muvumo oya n'ibyago bibayeho nyine ntabwo ubundi kuko ibyago ntaho bitaba hari ibintu abantu bajya bavuga ngo wenda wanasitara cyangwa se uguhagaza kandi kakubayeho wenda imodoka yawe ikoze impanuka igonze igiti cyangwa ugonze umuntu bati n'ubundi ntiwamuvumo uramukurikiranye kandi n'ubundi abakoze impanuka uwo munsi ni benshi kandi batanavuye kandi wenda bari mu butumwa bwabo ntabwo bivuga byanze bikunze ko ibyago umuntu ahuye nabyo ari uko imana imuhannye hari igihe umuntu ahura n'ibyango bataje n'ubundi bwa bwirasi bwese ntimubona ko akoze n'impanuka imana iramuhannye bajya bitonda kuko n'intungane zihura n'ibyago nibyo urakoze gushyira umucyo kuri icyo kintu nizere ko abadukurikiye babyumvise ntimuzongere gutinya ababikira babivuyemo n'abapadiri babivuyemo n'abafaratiri babivuyemo ni abantu imana ikunda nk'uko ikomeza kubakunda nk'uko yabakundaga mbere kuko urukundo rwayo ntabwo rumeze nk'urwacu ntabwo rushingiye ku marangamutima nta nubwo baba baravumwe padiri yabidusobanuriye murabyumvise ahubwo pade ndashaka kuboneraho kukubaza ku muhamagaro w'abihaye imana bavuga ngo ububikira ntabwo ari isakaramento naho ubupadiri ni ayidayiri no muri ya masakaramento twiza 7 muri gatigisimu ntabwo ububikira bubamo ubwo se bivuze ko niyo umubikira yaba yarasezeranye burundu we iyo avuyemo ashobora gushyingirwa guhabwa isakaramento ryo gushyingirwa kubera ko mwebwe nk'abapadiri kuko deja isakaramento ryanyu ni iry'iteka nyine uri umusaseredoti iteka ababikira se kubwo ubwo bibo bivuze ko ari isezerano ubwo bivuze ko we nta yindi mizira aba afite iyo abivuyemo ahita ashyingirwa nta kibazo ikibazo kirakomeye no kugisubiza biraza kungora ariko navuga ko ndabivuga mu buryo bubiri cyambere wasezeranye burundu icyambere no kumva ko we mu mutima we koko yabaye umwihariko w'Imana na Kiliziya kandi ko kubana n'umugabo kuko turi kuvuga ababikira kubana n'umugabo bitari ibye ahubwo yahisemo ko ubwenge umutima amarangamutima umubiri we roho ye byose abiharira Nyagasani akagira urukundo sans partage no kuvuga ngo akaba umwihariko w'Imana yego iyo birenzeho niyo wa mbere wagombye kumva ko yabirenzeho wenda bikanamubabaza niba nta mpamvu zikomeye cyane zatumye agenda wenda hari impamvu zikomeye zishobora gutuma umuntu agenda ariko niwe wa mbere bikwiye kubabaza akavuga ati icyo nasezeranye ntabwo nacyubahirije kuba yashyingirwa byashoboka ariko ubundi yagombye kubanza kubisabira n'uburenganzira akavuga ati nasezeranye burundu ariko ndumva nshaka gushyingirwa Kiliziya ikaba yamufasha akaba yashyingirwa nawe amaze gushyirwa mu rwego rw'abarayiki yego arabanza hari process yo kumusubiza mu burayiki ibaho ubundi niko biba bikwiye cyokora umuntu ku giti cye ashobora kwisuzugura kandi agashaka umugabo ntibanashyingirwe mu Kiliziya cyangwa se hari n'abahita bajya mu madini bagahita bagenda kwa kundi nijoro kandi nta n'amasakaramentu abayeho aho ngaho akabyita ko yashyingiwe ariko mu by'ukuri atari byo
ariko navugaga muri kiliziya gatolika ubwo ntago yo yamugora, ntago byamugora nk'uko byagora wari umusaseredoti. Umusaseredoti we n'ibindi bintu bikomeye cyane, kuko ubusaseredoti bwo ni abantu babanije mu isakramento, kandi isakramento rifite caractère indelebile, no kuvuga ngo rifitemo kashe muri wowe, kashe idasibangana ijyanye n'iryo sakramento. nk'ubu warabatijwe, ubuse nakora iki ngo ukuremo batisimu yawe? nakora iki ngo ukuremo gukomezwa kwawe? ni amasakramento uhabwa, agashyiramo iyo caractère, agashyiramo iyo kashe ikurimo ko wabaye umuntu mushya ku buryo budasubira inyuma. n'iryo sakramento rero ryitwa mu gifaransa sacrement de l'ordre cyangwa holy orders sacrament, nubwo wenda mu Kinyarwanda bagiye kubihindura, nkeka ko abamisiyoneri ba Afurika, abapadiri bera batabiboneye Ikinyarwanda byihuse bagahita baryita isakramento ry'ubusaseredoti, kuko ubundi ubusaseredoti iryo sakramento ririmo ibyiciro bitatu: abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni. Yego, abafite ubusaseredoti n'abepiskopi n'abapadiri. Abadiyakoni bahabwa iryo sakramento hatagamijwe ubusaseredoti, ahubwo ari abahereza muri kiliziya, ari abantu batanga service. Yego, ils sont ordonnés non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service, les diacres. Ariko iryo sakramento ryagushyizemo iyo caractère indelebile, iyo kashe ubana n'iteka, niyo mpamvu utabigereranya n'abandi bose. Niyo mpamvu nabwiye ngo yabivuyemo ariko ntibikabe, ntago ari ibintu twifuza, nta nubwo amahirwe n'ibintu nakunze no kubaho. Hatagira bagira ngo abantu birirwa bavamo. Ntabwo ari byo. Nko kuvuga ngo hari n'uwo twigeze guhura arambwira ngo ko ari umupadiri ngo umuyezuiti ngo wavuyemo ngo uzavamo muri ryari. Niba yagize bivuga ko nanjye nzagenda. Ni nkuko wavuga ngo ku Nyamirambo nabonye abantu mu nkiko, abantu batandukanye bahawe divorce, mwebwe abashakanye abantu hepfo muzatandukana. Ntabwo ari byo, ukagira ngo ni umushinga. Ntabwo ari umushinga, nta nubwo na byiza, nta nubwo ni icyo abantu bagamije. Ni ukuvuga rero ngo iyo umupadiri avuyemo, kugira ngo agire uburenganzira nk'ubw'abarayiki mu bintu byose, agomba kubisaba, kandi kubisaba ushobora kubihabwa cyangwa ntubihabwe. Ubwo nabyo bijyana n'impamvu abashumba muri kiliziya bareba cyane cyane. Ubwo ni umushumba, umwepiskopi wa Roma ariwe papa. Yego, Padi, wabwira iki umuntu washyize muri komenti za kiriya kiganiro nakoranye na Maseri kavuga ngo ntago muba mwasezeranye n'Imana, ngo muba mwasezeranye na systeme? Wamubwira iki? Uwo muntu afite amakuru make. Yego, uwo muntu ashobora kuba yifitemo n'ubusharirirwe bundi ntabwo bwavuye. Kereka mbanje gukurikirana ubuzima bwe bwose, wenda tukanaganira, kuko niyo systeme wa mugani nahabaye ni systeme y'Imana. Ni systeme iramutse ayise na systeme ko nyamwitsa ko ari systeme y'Imana. Yasezeranye n'Imana, iyo systeme nishaka ihabe, kuko nta n'ubundi bintu ntabwo biba mu kaduruvayo nibishaka iyo systeme. Ako systeme y'Imana kandi iri connected ku Mana. Ariko uko yabivuze birumvikana ko ari nk'igikwasi. Ni igikwasi ashaka atera abantu. Ibyo kandi muri iki gihe bireze, ntabwo binantunguye. Hari abantu muri iki gihe rwose iyo atumva ibintu ahita atera ibikwasi. Hari n'ubyumva nawe agatera ibikwasi, ariko n'utabyumva agahita atera ibikwasi, aho kugira ngo ahubwo yicare asobanuze amateka yabyo, inkomoko yabyo, kwiyegurira Imana bivuga iki. Ugasanga umuntu atangiye gutera ibikwasi kuko ibintu atabyumva, cyangwa se kubera ko atabikunze agahita bumva ko agomba gutera ibikwasi. Hanjye hari ibintu ntakunda, ariko ababikunda simbatera ibikwasi. Urugero, sinkunda kujya muri boîte de nuit, night club niko muzita, muri boîte de nuit, ariko abajyayo ndabashaka hikize. Iki cyose batisha uburenganzira bw'abagenzi babo, iki cyose batunganyije inshingano zabo, urabashaka hiki. Night club sinyikunda pe. Nanagiye yumenya namara iminota 2 nkamva ndabihiwe, ngahita nisohokera nkitahira. Ariko wayigiyemo akararayo kataha mu gitondo, ndamutwe rikwasi mushaka hiki. N'abandi nabihorere kuvuga ngo ntago mwasezeranye n'Imana, mwasezeranye na system. None se wese ari mu iyi system, we nta kintu ajya asezerana n'Imana. Erega no mu buzima busanzwe hanze umuntu ashobora gusezerana n'Imana, mu buzima busanzwe hanze. Iyo ushatse harimo nubwo wasezeranye n'umugenzi wawe, harimo no gusezerana n'Imana. Wese ubwo abasezeranye n'ihe system, niwe na system ni y'Imana.
Yego. Padi, tugana ku musozo w'iki kiganiro kijyanye n'abihaye Imana no kuvamo, noneho hari ukuntu twari twabihuje n'abarikiho gato. Hari ukuntu twumvise ko ubundi sakaramento ryo gushyingirwa ni sakaramento ry'igihe cyose abantu batandukanywa n'urupfu. Mu mategeko leta zo zirakora divorce, ariko mwebwe bo batandukanywa n'urupfu. Ariko hari amakuru dufite yuko mwashyiriye abantu mw'imiyaga, mubazanira icyo bita hari urukiko rwa kiliziya mwazanye, niyo makuru ndi kumvira hano ku mihanda. Ngo babyita ngo mariage, harya nirite di mariage. Ngo mariage, ngo tuvuge nk'umuntu akaza akababwira ko yenda igihe yakoze mariage yari arwaye mu mutwe, ubundi ngo mugahita muvuga ati nibyo, ubwo ngubwo niba urwaye mu mutwe nta mariage yabayeho, kubera ko ubwo ntabwo wari muzima nyine, ubwo kandi mariage iba hagati y'abantu bazima. Nta makuru nakuye ku mihanda, ubwo naringize ngo tugana ku musozo ubidushyirireho umucyo. Ku mihanda wamugani wawe makuru aratambuka ukumva bifite aho bigiye kuba kuri, ariko nanone ku mihanda hari igihe abantu bashobora kubikabiriza bakabivuga uko bitari, ariko uko wabivuze numvise bigana mu nzira nziza. No kuvuga ngo ntago ari ibintu twazanye, n'urukiko rwa kiliziya rusanzweho, ntago ari ibya nonaha cyangwa rusanzweho, n'amategeko ya kiliziya ruteganya. Amategeko ya kiliziya icyo twita canon law cyangwa droit canonique, amategeko araruteganya. Rushobora gukemura ibibazo byinshi muri kiliziya, siniza bya mariage gusa, ariko cyane cyane wa mugani dukunda gusanga aba mariage niyo ikunda kugaragara nk'ibibazo bikunda gutangwa mu rukiko. Ubwo rero navuga ko cya kintu cy'uko abashakanye mu buryo bukwiye bunoze, bwujuje iby'ingenzi kugira ngo mariage ibe gushyingirwa kube kuzuye, abatwumva bumve ko tutari kuvuga ubukwe ni ibirori. Hari abantu bajya bavuga ngo tugiye gukora ubukwe, ana yanjye twese mwumva ibyo muvuga, ubukwe ni ibirori, gushyingirwa no abantu bagiye gushyingirwa bujuje ibyangombwa byose. Mariage itangwa hujujwe ibisabwa biva mu ijambo ry'Imana, kandi amategeko ya kiliziya agarukaho, kuko amategeko ya kiliziya agaruka ku ijambo ry'Imana. Noneho rero iyo mariage iba yujuje ibyangombwa, niyo gatanya ntishoboka, niyo wayisaba nta wayiguha. Yego, kuko na Kristo atabishoboye. Ibya gatanya ntuzabibaze Yezu. Na kiliziya rero ya Yezu Kristo ntiyabishobora. Niba nyirayo atabishobora, iyo yabishobora itese, sibyo? Yego, niyo muhitamo ku mwacaho ndagacari, ibyo ni ibyanyu, muzibarizwa n'Imana, ariko kiliziya ntishashobora kubatandukanya. No mu maso yanyu, mu maso yayo ndiuza witwa umugabo wa Emmanuel, n'umugabo wa Christine n'umugabo wa Emmanuel. Aho wajya hose nibyo akora byose. Niyo wagira ngo wongeye gushaka, umugabo ni wa wundi nyine. Yego, ni wa wundi. None aho ahubwo icyo bavuze kijyanye na nullity of marriage, ntabwo ari ugutesha agaciro isakaramento. Numva ntabwo ari ugutesha agaciro isakaramento, ahubwo no gutangaza ko nta byabayeho. Yego, no kuvuga ngo hashobora kugaragara impamvu urukiko rwemera zigaragaza ko nta mariage yabayeho. Urugero, so utanze urugero rwo kuvuga ngo wenda umuntu yagiye gushyingirwa arwaye mu mutwe, ababibona wenda bakabona ari umuntu usa nk'ari muzima, ariko mu mitekerereze nta kigenda. Harajemo ibibazo byo mu mitekerereze bikomeye. Wa muntu aho azagarurira akenge, kubera impamvu ashobora kuvurwa, ashobora gukira, bibaho. Umuntu ashobora kurwarira agakira. Aho agarurira akenge ashobora kuvuga ati ariko gihe ibintu nakoraga ntabwo nzi n'ibyo ari byo, nta nubwo, kuko kimwe mu bigomba kuranga ugushyingirwa kujuje ibyangombwa ni ukwemera mugenzi wawe biguturutseho, ntazi n'imbaraga zikuri inyuma, kandi uri mu bitekerezo bizima. Yego, icyo twita mu gifaransa consentement libre cyangwa free consent. Yego, mu cyongereza. No kuvuga ngo uwo muntu rero nta free consent yarafite, ntabwo yamwemeye abyemera, ahubwo yamwemeye nawe ari mu mwijima atazi aho ari. Icyo gihe rero ibyujuje mariage ntabwo byari byuzuye, batangaza ko nta mariage yabayeho. Bya bindi ahubwo byasaga nkaho ari ikinamico, wa muntu nubwo atarabiza ko byasaga nk'ikinamico. Urundi rugero, niba mushakanye wenda tuvuge
hari ikintu gikomeye wamubeshya gikomeye wabeshya uwo mwashakanye wenda ukamubeshya ko uri umurundi kandi mu by'ukuri uri umunyeshirongera ariko ahazabivumburira ko utari umunyarwanda kandi weraza ko agiye kubana n'umunyarwanda cyangwa se wenda tuvuge ko baramubeshye ko uri umusore bigaragara inyuma ko uri umusore akumwamara ko umwana akabona ko utari umusore akavumbura ko uri umukobwa mugenzi we icyo gihe ntabwo yashakaga umugabo ntabwo yashakaga mugenzi ni ibintu byose by'ikinyoma amategeko ya kiliziya byita dol ni ikinyoma cyose cyabayeho mbere y'uko mubana cyangwa se izindi mpamvu zituma gushakana bidashoboka kuba uri umukobwa kuba urundi rugero ushobora kuba hari ibice by'umubiri udafite mutilation n'ibindi hari aho nzi umukobwa yagize kubana n'umusore amuhisha ko nta nyababyeyi afite barabana bamarana ukwezi mwaka 2 umukobwa abizi ko bamukuyemo nyababyeyi bayimukuyemo kwa muganga wenda kubera impamvu z'uburwayi wenda yarirwaye kanseri simbizi cyangwa ikindi mpamvu cyangwa izindi mpanuka zibishobora gutuma iyo nyababyeyi ivamo none wowe umuhungu abana n'umukobwa aziko abanye n'umuntu ujuje ibyangombwa gushaka ariko nyuma biza kugaragara kuko babuze urubyaro urumva ntabwo bari kubyara aho baburi urubyaro rero n'igihe kigeze nyine byaje kugaragara ko umukobwa adafite nyababyeyi n'umuganga arabyemeza ndetse yemeza ko yabanye n'umugabo nta nyababyeyi afite iyo ni dol batangaza rero ko nta mariage yabayeho kuko iyo mariage irimo ikinyoma gikomeye ntabwo ari ugutesha agaciro ugushyingirwa kuko kutabayeho ahubwo batangaza ko kutabayeho kandi ko ibimenyetso biba bihari noneho icyo gihe buri wese aba abaye iryo sakrament ntabwo kiba kimufiteho imbaraga ntari hari ashobora kuyigendera abagaragaye nk'umuseribateri akagenda akajya gushaka cyangwa se akabyihorera ubwo n'uburenganzira bwe yego Padi urakoze kuri ibi bisobanuro no ku muganda utanze mu kujijura imitima yacu n'ubwenge bwacu turagushimiye cyane urakoze cyane yego.